Ijambo ry'Imana ni ingabo idukingira mu buzima bwa buri munsi. Ni inkota dukoresha mu buzima bwacu turwanya umwanzi Sekibi uba ushaka kutwangiriza ubuzima cyangwa se uba ushaka kudutandukanya n'Imana. Ijambo ry'Imana ni kimwe mu bidutera imbaraga, mu bitwongerera imbaraga zo kurwanya umwanzi Sekibi. Ijambo ry'Imana ni inkota ya buri munsi twifashisha turwana na Sekibi. Niyo mpamvu mu buzima bwacu bwa buri munsi tuba tugomba kuzirikana ko tugomba kuryumva, kandi ntibibe kuryumva gusa ahubwo tugakurikiza n'ibyaryo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ese akenshi ntitwakwirengagiza gusoma ijambo ry'Imana? Abantu benshi ntabwo turiha agaciro ngo twumve ko ari ingenzi mu buzima bwacu, ridufasha mu gusenga kandi ridufasha kuba twakihuza n'Imana tukaba bamwe na Kristo. Muri aka kanya rero turibanda ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka umutwe wa 8 cyangwa se igice cya 8 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 15. Ahangaha tugiye kurebamo byinshi. Kristo yigishaga rubanda ndetse n'intumwa ze by'umwihariko kugira ngo babashe gukomeza kuguma mu murongo mwiza wo gukurikira Imana, wo kumva ko Imana ari ingenzi mu buzima bwabo. Kristo yaje kuducungura, Kristo yaje kugira ngo atwitangire. Twebwe twari abanyabyaha ariko yaraje ngo aducungure, tubashe gukira, tubashe kugira umutima usukuye. Murabizi ko umuntu wa mbere waremwe ari we Adamu n'umufasha we Eva bakoze icyaha, bituma batwanduza natwe ubwacu, bituma natwe icyo cyaha kidukurikirana. Ariko Yezu we yaje kugira ngo aducungure aducunguje amaraso ye. Rero muri aka kanya tugiye kwifashisha iri jambo turasanga ahangaha twavuze muri Luka umutwe wa 8 cyangwa se igice cya 8 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 15. Gusa kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bizakugereho, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande na like. Niba kandi hari igitekerezo, icyifuzo cyangwa se icyo wifuza kudusangiza, cyangwa se hari ikibazo runaka, wabyandika muri komenti. Niba kandi hari n'icyo watwungura, nabyo wabyandika muri komenti. Kandi ntiwibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe no ku bavandimwe. Kandi dufite groupe ya WhatsApp tunyuzamo ibikorwa byacu bya buri munsi. Niba wifuza kuyijoyininga nayo byaba byiza unyuze muri description ukayijoyininga, twayisizemo urahita uyibona. Rero muri aka kanya tugiye kwibanda kuri iri jambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umubibyi. Nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati: umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto, imwe 100, indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati: ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arababwira ati:
mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo ni bo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo ni bo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagira imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa ni bo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo ni bo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo niryo twifuje kubasangiza aka kanya. Ni ijambo ritwibutsa byinshi ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ridusobanurira neza uko dukwiye kumva ijambo ry'Imana, tukarifata kandi tukanarikurikiza. Uyu mugani w'umubibyi rero, ahangaha tubonye ko izo mbuto ari ijambo ry'Imana. Tubonye ko hari izaguye mu nzira, inyoni zikazitoragura kubera ko zari zaguye ahatagenewe kugwa. Izo zaguye mu nzira hano batubwira ko ari bo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo. Hari abantu twumva ijambo ariko ugasanga turaryumvishe mu mwanya muto rigahita rigenda, kubera ko Sekibi aba aturi hafi, noneho ugasanga arikuye mu mitima yacu. Icyo twagakwiye gukora ni ukumva ko niba twumvishe ijambo tugomba gukomeza gukurikiza ibyaryo, kandi tugakoresha imbaraga turwanya umwanzi, kugira ngo tutaba nk'izo mbuto zaguye mu nzira, noneho abagenzi bakazikandagira n'inyoni zikazitoragura kubera ko zari zaguye mu nzira. Ikindi tubonye ko hari imbuto zaguye ku kara. Imbuto zaguye ku kara mu kindi gisobanuro ni imbuto zaguye mu mabuye. Imbuto zaguye mu mabuye rero, murabizi ko mu mabuye nta butaka buba burimo, nta mazi aba arimo. Birumvikana ko niba imbuto zaraguye mu mabuye, zabuze amazi, zibura n'aho zishorera mu butaka, birangira zumye. Hano baratubwira ngo abo ni bo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Hari igihe twumva ijambo ukumva ko rwose ijambo waryumvishe rikakunyura, kumva ko ugiye kurikomeraho, ukumva ko wabonye imbaraga, ariko mu mwanya muto wahura n'ibigeragezo ugasanga uraritaye. Muri iyi si rero tubonamo ibigeragezo byinshi bitugerageza, tubonamo ibyago byinshi. Rero aba ari byiza kwiga uko tugomba kwitwara muri ibyo birageragezo, kugira ngo tutaba nk'izi mbuto zaguye ku kara cyangwa se mu mabuye, zikabura amazi, zikabura n'ubutaka kugira ngo zibashe kuba zashora, bikarangira zumye kubera ko zabuze amazi, zikabura n'ubutaka. Ni byiza rero ko tugomba kumva ijambo, ariko ntitube nk'izi mbuto
tugakomeza tukarikomeraho kandi tukamenya uko twitwara mu bigeragezo kugira ngo ijambo ry'Imana tutarisiga aho twarikuye, ugasanga tubaye nk'izi mbuto zaguye mu mabuye. Aha batubwiye imbuto zaguye mu mahwa. Izaguye mu mahwa rero birangira zikuranye n'ayo mahwa akaziniga, bigatuma zitera. Rero hari igihe dusenga, hari igihe twumva ijambo ry'Imana ariko ugasanga turifatanyije n'iby'isi, ugasanga duhugiye mu by'isi cyane, ugasanga iryo jambo ry'Imana twumvishe kandi twumvishe ko ryatunyuze, ugasanga ridupfiriye ubusa. Rero izi mbuto zaguye mu mahwa birangira zikuranye n'amahwa akaziniga, bityo bigatuma zitera. Rero twihatire kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ariko iby'isi ntibidutware. Abenshi twatwawe n'iby'isi, abenshi turasenga cyane bikagaragara rwose ko dusenga, ariko n'ubundi iby'isi bikadutwara. Ka kanya twizeraga ugasanga iby'isi bidusubije inyuma, ijambo ry'Imana rero rikaba ribaye imfabusa. Rero ni byiza kumenya uko tugomba gukoresha iby'isi kandi tugomba no gusenga, twumva ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze dukomere ku Mwami Yesu Kristo, kuko ari we waducunguye, ari we watumye muri aka kanya tuba tugifite ubugingo buhoraho kandi bwiza, tuba dufite ubugingo twakuye muri we. Ikindi batubwiye hano, hari imbuto zaguye mu butaka bwiza, ziramera, zirakura, maze zera imbuto nyinshi, imwe 100, indi 100, bityo. Rero ahangaha niho twagakwiye kubarizwa twese. Imbuto zaguye mu butaka bwiza, zabonye amazi, zibona n'ubutaka bwo kugira ngo zikure, maze ziragenda zirakura, zirera koko. Rero ahangaha icyo bishatse kuvuga ni uko uwo muntu aba yarumvishe ijambo ry'Imana, akarikurikiza, agakora ibyayo, akirinda ibyamuhutaza cyangwa se ibyamusubiza inyuma, byose akabasha kubitsinda. Rero ahangaha niho Kristo yifuza ko tuba, niho buri wese yagakwiye kubarizwa, niho umukristo wese yagakwiye kuba ari kugira ngo dukomeze dusabane n'Imana, dukomeze tubone imigisha y'Imana kandi izadutuza heza aho twifuza gutura. Rero aho hantu Imana yaduteganyirije ni heza kandi nta kuhagera gusa utarakoze neza. Niyo mpamvu buri wese aba ashishikarizwa kugira ngo akore neza kugira ngo aho hantu azahagere, abashe kuhaba, hantu hatagera imungu, hantu hatagera ubukene, hantu hatagera uburwayi, hantu hatagera sekibi, hantu buri wese yakwifuza kuba. Akenshi rero iby'isi biraturangaza, bigatuma duteshuka ku byo twagakwiye gukora byiza Imana ishaka, bigatuma dusubira inyuma, kandi iby'isi birashira ariko iby'ijuru ntibyigera bishira na gato. Icyiza rero ni uko twagakwiye kwita ku isengesho, tukita ku ijambo ry'Imana, tukita ku by'Imana idutegeka, kuko ariyo byose. Hari igihe twita ku by'isi ariko bikarangira tubibuze kandi twaranakoze nabi. Ni byiza rero kumva ko Imana ari itanga byose, Imana ariyo iha umuntu icyo akeneye cyose. Ni byiza rero gukurikiza amategeko y'Imana,
tugakurikiza ibyo Imana idutegeka mu buryo bwo gukomeza gukomera ku isezerano ryayo, kugira ngo tubashe gukomeza kuba abantu basukuye mu mitima kandi bakunda Imana, kandi Imana yishimira. Muri iyi si turi abanyabyaha, ariko twagakwiye kwirinda tukumva ko tugomba kwihana n'ibyo Imana ishaka. Ndabashimiye rero, nari Jean Ndora pe, iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro byiza. Mukomeze gukanda subscribe mukanda na like.